ubuzima bwa gikristo ni ubuzima bwo gutegereza. Dutegereje kugaruka k'umwami Yesu ngo akureho icyaha n'ingaruka zacyo zose. Ariko kandi no mu buzima bwacu bwa buri munsi dukomeza gutegereza Imana kugira ngo isubize amasengesho yacu atandukanye. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa rero ni inkuru z'uruhererekane, ariko uruhererekane rugenda rwisubiramo, aho tubona abantu bumva inkuru nziza yo ko Yesu ari umukiza bakizera, bakwizera bagahabwa Mwuka Wera, maze Mwuka Wera akabaha imbaraga zo kujya guhamya. Abo bahamirije nabo bakumva inkuru bakizera, bakwizera nabo bagahabwa Mwuka Wera, nabo Mwuka Wera akabaha imbaraga zo kujya guhamya. Bityo ugasanga biri kuba ahantu hatandukanye, ariko n'ibyo bintu bitatu bikomeza bigaruka: kwizera, guhabwa Mwuka Wera ndetse no kujya guhamya. Ku itorero rya mbere rero, hagati yo kwizera no guhabwa Mwuka Wera habayemo igihe cyo gutegereza. Inyigisho yacu y'uyu munsi rero turaza gutinda kuri iki gihe cyo gutegereza. By'umwihariko turaza kubona ibintu bibiri byafashije itorero rya mbere muri iki gihe cyo gutegereza. Ni ibintu byabafashije gusingira bya bindi bari bategereje. Birumvikana ni ibintu nawe byagufasha mu bihe byawe byo gutegereza Imana bitandukanye. Ni karibu rero. Muraho neza, ikaze kuri KGC Devotion. Njye nitwa Johnny. KGC Devotion nayo ni channel cyangwa se urubuga ducishaho inyigisho za Bibiliya. Ni kuvuga ni umwanya wo gusoma no kumva ijambo ry'Imana ngo tumenye icyo rivuga. Ni umwanya kandi wo kuryiga ngo dusobanukirwe aho ibyo dusoma bihuriye natwe. Ni umwanya kandi wo kuritekerezaho ngo tumenye uko twarishyira mu bikorwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niba rero ari ubwa mbere, ntibibagirwe gukanda subscribe ndetse na notification kugira ngo nawe tujye dukomeza kubana muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Turi rero mu ruhererekane rw'inyigisho dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere n'icya kabiri. Mu ruhererekane twise ngo imibereho y'itorero rya mbere. Birumvikana ivuze imibereho y'itorero rya mbere ni amateka, ni ibintu byabaye byarangiye. Ntabwo rero mu kwiga kwacu tuzatinda gusa kureba ayo mateka, ahubwo muri ayo mateka tuzavomamo amahame agenga imibereho y'itorero rizima. Iyi rero ni inyigisho ya kabiri muri urwo ruhererekane. Mu nyigisho ya mbere twabonye amagambo abanza. Amagambo abanza ni ukuvuga iriburiro cyangwa se introduction. Muri iyi nyigisho rero twabonye ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere, twabonye ukuntu igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ari inkuru ikomeza, ariko iba yatangiriye mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Twabonye ku murongo wa mbere aho atangira yibutsa uwo yandikiye ngo muri cya gitabo cyanjye cya mbere. Tubona rero ko iyi ni inkuru imwe ikomeje. Ikintu cya kabiri, twabonye igishushanyo mbonera cy'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Twabonye ukuntu igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ari inkuru z'uruhererekane, ariko uruhererekane rugenda rwisubiramo, aho abantu bumva inkuru nziza yuko Yesu w'i Nazareti ari we mukiza bakizera, bakwizera bagahabwa Mwuka Wera, hanyuma Mwuka Wera akabaha imbaraga zo kujya guhamiriza abandi. Abo bahamirije nabo bamara kumva inkuru nziza bakizera, bakwizera nabo bagahabwa Mwuka Wera, nabo bakajya guhamya. Bityo ugasanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibi bintu bitatu birimo biragenda bibera ahantu hatandukanye no ku bantu batandukanye, ariko n'ibyo bitatu bikomeza bigaruka. Uyu munsi rero turi mu nyigisho ya kabiri. Inyigisho ya kabiri ikomereza neza aho iya mbere yarangiye. Inyigisho ya mbere twayisoreje ahantu Yesu ategeka abigishwa be kugenda bakaguma i Yerusalemu bategereje guhabwa imbaraga z'Umwuka Wera. Twasize abigishwa bumviye bajya i Yerusalemu ngo bakomeza gusenga bategereje. Inyigisho ya kabiri rero irahera neza aho iya mbere yarangiriye, kubera ko iya mbere irangira bagiye gutegereza. Inyigisho yacu rero iratinda kuri icyo gihe noneho cyo gutegereza. Turaza kubona ibintu bibiri byaranze itorero rya mbere muri iki gihe cyo gutegereza ibyo Data yasezeranije.
gusa nanone mbere yuko dukomeza n'inyigisho ndashaka kubanza kukwibutsa, niba utarakanda subscribe rwose urimo gucikana, kanda subscribe ukanda notification kugira ngo inyigisho y'ubutaha nisohoka nawe uzabashe kubimenya. Imana igumugisha. Reka twinjire mu nyigisho y'uyu munsi. Inyigisho y'uyu munsi turi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya mbere uhereye ku murongo wa 15 kugeza kwa 26. Ni inkuru z'ukuntu itorero rya mbere basimbuje umugabo witwa Yuda, uzwi nka Yuda wagambaniye Yesu, ariko kandi uyu Yuda yari umwe mu ntumwa 12 Yesu yatoranije. Hanyuma nyuma yo gupfa kwe, muri iyi nkuru tubona ukuntu bene data bafashe uwo mwanzuro wo kumusimbuza. Gusa mbere yuko twinjira muri iyi nkuru, ndagira ngo tubanze dufata akanya gato ko gutekereza. Biradufasha kwinjira neza muri modu y'iyi nkuru. Ufata ute umuntu mwari musanzwe muziranye, hari ibintu mwemeranya ko mwembi mwizera, bwacya ukabona yakoze ibibusanye n'ibyo ngibyo? Urumva hari ibintu mwemeranya ko mwizera, ariko bwacya ukabona yakoze ikintu kibusanye nabyo. Urugero, ushobora kuba uri umukristo, uri nk'umuririmbyi muri korali, noneho bwacya ukabona umuntu mwaririmbanaga yishingiye. Urundi rugero, ushobora wenda kuba uri nk'umukristo mu rusengero, bwacya ukabona pasiteri wawe ngo wenda yibye cyangwa se afashwa asamba. Ibintu nk'ibyo ubifata ute? Ibitekereje, iyo ubibonye wumva mu mutima wawe umeze ute? Igihari ni uko muri iyi nkuru dusoma mu byakozwe no mu gice cya mbere uhereye ku murongo wa 15, itorero naryo riba rifite amarangamutima ajya gusa n'ayo ngayo. Ayo ngayo wiyumvamo iyo ubonye umuntu wakoze ibinyuranye n'ibyo mwari muzi ko mwizera. Kubera ko iyi nkuru ntabwo harashira amezi 2 uyu Yuda, urumva yari umwe muri 12, yari umwe mu ntumwa za Yesu babandi b'imbere, ariko bukeye aramugambanira. Muri iyi nkuru rero itorero rifite amarangamutima ajya kumera nk'ayo ngayo, ariko turaza kubona ukuntu mu gihe itorero ryari rifite amarangamutima ameze gutyo, hari ibintu bibiri bahisemo. Icya mbere, bahisemo gukura amaso yabo kuri aya marangamutima baterwa n'ibyabaye, bahitamo gukura amaso yabo kuri ibyo byabaye, ahubwo bayahanga ibyanditswe. Bajya mu byanditswe bareba n'iki byanditswe bivuga kuri ibyo ngibyo byabaye. Aho kugira ngo batinde ku byabaye, bajya mu byanditswe bareba n'iki byanditswe ubwabyo bivuga kuri ibi ngibi byabaye. Icya kabiri, turaza kandi kubona ukuntu aba bene data ntabwo batahiye gusa ku kumenya iki byanditswe bivuga ku byabaye, ahubwo iki byanditswe bibabwira gukora batera intambwe bakagikora. Reka twinjire mu byanditswe, dutangire dusoma umurongo wa 15. Turi mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 15. Bibiliya tubwira ngo muri iyo minsi Petero ahagaze hagati ya bene data, umubare w'abantu bose bari bahateraniye bari nk'120. Aravuga ati, mbere yuko twinjira nyine muri aya magambo Petero yavuze, ndashaka guca akarongo ku magambo abiri muri uyu murongo. Ijambo rya mbere ni iri jambo ribanza ngo muri iyo minsi, kubera ko kumenya iminsi bari kuvuga hano biradufasha kumva neza ibigiye gukurikiraho. Iyo rero Luka niwe mwanditsi w'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa avuze ngo muri iyo minsi, arashaka kuvuga iki? Hari ibintu bike byadufasha kumenya igihe arimo kuvuga. Icya mbere ni uko iyi ni iminsi yo gutegereza ibyo data yasezeranije. Ni ukuvuga ngo Yesu yamaze gusubira mu ijuru, Umwuka Wera ntabwo yari yaza. Iyo dusomye ibijyanye no kuza kwa Mwuka Wera tuzabibona mu gice gikurikiyeho cya kabiri,
umwuka wera yaje ku munsi wa Pentekote. Iyo bavuze Pentekote mu mico y'Abisirayeli, Pentekote babaraga iminsi 50 nyuma ya Pasika. Hanyuma mu minsi ya Pasika nibwo Yesu yazutse. Hanyuma Yesu amaze kuzuka, Bibiliya itubwira ko yiyeretse abigishwa be iminsi 40. Amaze iminsi 40 ari kubiyereka, abona gusubira mu ijoro. Ni ukuvuga rero ko Yesu amaze kuzuka kuri Pasika, amara iminsi 40 yiyereka abigishwa. Hanyuma nyuma y'umunsi wa 40 ababwira kujya gutegereza i Yerusalemu. Ku munsi wa 50 umwuka wera araza. Iyo Luka avuze ngo muri iyo minsi, ari kuvuga hagati y'umunsi wa 40 n'umunsi wa 50. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ni igihe cy'amarangamutima aremereye, kuko aba bantu nta mezi 2 yari yashira uyu Yuda agambaniye Yesu. Iyo rero tuvuga ngo ni inkuru z'ukuntu bamusimbuje, ntago byatinze, ariko kandi ntabwo ari igihe abantu imitima yabo imaze kuruhuka. Nyine abantu baracyafite amarangamutima aremereye ajyanye n'ibyo yakoze. Icyo ni cyambere. Ariko Luka arakomeza avuga ngo muri iyo minsi Petero ahagaze hagati ya bene data. Iri jambo ngo bene data naryo ni ijambo rikomeye nshaka gutindaho. Kubera iki? Kubera ko ibi bintu agiye kuvuga ari kubwira aba bene data. Hari umuco nyine watwokamye, aho usanga umuntu ikintu cyose asomye yisanisha nacyo. Ugasanga umuntu nyine ijambo ryose asomye muri Bibiliya ahita rifata akaryaturiraho n'iki byose. Ariko biradusaba kwitonda, biradusaba kuba maso. Ntabwo ibintu byose uko biri muri Bibiliya bivuze ko bihuye n'ubuzima bwawe, bivuze ko byose mpita mbiterura nkabishyira ku buzima bwanjye. Nk'urugero hano iki gice, Luka umwanditsi we aratubwira ngo Petero ahagaze hagati ya bene data. Ikiri kuba ni iki? Ari kubwira bene data. Dukeneye rero kumenya njyewe nawe duhuriye he n'aba bene data, kugira ngo dutahure niba bikurikiraho muri iki gice bitureba cyangwa se bitatureba, ari inkuru nyine wa mugani z'amateka y'ibyabaye gusa. Iri jambo ngo bene data, Yesu niwe wa mbere urikoresha mu isezerano rishya. Turisanga muri Matayo igice cya 12. Muri Matayo igice cya 12 Bibiliya itubwira ukuntu, turasoma ku murongo wa 48. Ni inkuru z'ukuntu Yesu ngo yari arimo yigisha. Noneho mu gihe Yesu arimo kwigisha, ngo umuntu araza. Nyina na bene se baraza, bagahagarara hanze. Bahagarara hanze bakamutumaho bati rero genda umubwire ngo turashaka kuvugana nawe. Hanyuma wa muntu akaza kubwira Yesu ibyo nyina na bene se bamutumye. Hanyuma umurongo wa 48 utubwira noneho Yesu ari gusubiza uyu muntu ngo nuko nawe asubiza ubimubwiye, wa wundi umubwiye ko nyina na bene se bamushaka. Ngo aramubaza ati mama ninde na bene data ni bande? Arambura ukuboko agutunga abigishwa be ati dore mama na bene data. 50. Umuntu wese ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Hano Yesu akora ikintu gikomeye. Arimo arasobanura uwo we yita mwene data ngo ni umuntu ukora ibyo data ashaka. Mu yandi magambo, umuntu Luka ari kwita mwene data, aba bene data Petero ahagaze hagati yabo, ni abantu bumvishe ibyo Yesu yigisha, bumvishe inkuru za Yesu, bakamwizera, akabaha ubushobozi bwo gukora ibyo data ashaka. Ku murongo wa 50 batubwiye. Ibi ngibi twarabibonye ubwo twigaga ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cya mbere. Tugeze rero ku murongo wa 12 twahasanze amagambo adufasha kumva ukuntu umuntu ahinduka mwene data, kubera ko Bibiliya tubwira ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana.
urumva Yesu n'umwana w'Imana n'abangaba bahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Naho ngaho rero dukura ko abizeye Yesu, abemeye Yesu nibo bene data. Ibyo rero bidufasha kubona cya kindi Yesu yasobanuye akavuga ngo aba nibo bene data, abangaba bumva amagambo yanjye, abangaba bakora ibyo data ashaka nibo bene data. Abo bantu rero bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana nibo bene data. Birumvikana hasigaramo ikibazo, njyewe nawe duhuriye he n'ibyo? Duhuriye ese turi bene data nawe? Njyewe nawe turi bene data? Ukuri ni uko njyewe namaze kwizera Yesu, bityo ndi mwene data na Kristo nta kabuza, nanjye ndi umwe muri aba bene data. Ikibazo ni ese nawe wamaze kwizera Yesu, nawe uri umwe muri aba bene data? Kubera ko kwizera Yesu nibyo bikugira umwe n'aba bene data. Birumvikana ushobora guhita ubaza ngo kuki se nkeneye kwizera Yesu, kuki nkeneye kumva ibyo Yesu yigisha nkabyizera? No kuri umunyabyaha. Kuba umunyabyaha ntabwo tubijyaho impaka. Kuva ukomoka kuri Adamu, kuva uri umuntu uri umunyabyaha. Natwe twese ni uko, kubera ko dukomoka kuri Adamu bituma tuba abanyabyaha. Ibi turabisoma mu Itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri. Mu gice cya gatatu umuntu akora icyaha agahinduka, kamere ye igahinduka. Kuva ahindutse n'abamukomokaho bose bavuka bahindutse, bakavuka bariho igihano gikwiriye ubunyabyaha bwabo, nicyo gihano cy'urupfu. By'umwihariko igice cya 4 cy'Itangiriro kirabitwereka ko abantu uko barama kose igihe cyarageraga bagapfa, kubera ko nicyo gihano gikwiriye ibyaha. Nanjye nawe rero turi muri abo, ariko Imana ishimwe ko yaduhaye inzira yo kurenga icyo gihano tugahinduka abana b'Imana, atari ukubera ibyo twakoze cyangwa iki, ahubwo kubera ko twizeye Yesu. Kuko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo rero nibo bene data. Urumva Yesu n'umwana w'Imana n'abana b'Imana. Aba rero na Yesu basangiye ni bene data. Iyo rero rukavuga ngo ahagaze hagati muri bene data, abavuga Petero ngo Petero ahagaze hagati muri bene data, nabo ngaba ari kuvuga n'aba bantu basangiye isano y'uko Imana ari se na bene data. So ni ukuvuga ari Luka, ari Petero, ari nabo babwiraga, basangiye isano imwe y'uko bizeye Yesu bahinduka bene data. Ni bene data na Yesu, ariko ni na bene data hagati yabo. Nawe rero nta kindi bigusaba, biragusaba gusa kwizera Yesu. Kwizera Yesu nta kindi bivuze kwakira kuri umunyabyaha, umukeneye nk'umukiza wawe, umukeneye ngo agukize. Umaze kwemeranya n'ibyo, nta kindi ukora, urasenga ukabisaba Imana, ukabwira Imana ngo Mana, ndabizi ko ndi umunyabyaha ukwiye kurimbuka, ukwiye igihano gikwiriye ibyaha byanjye, ariko ndagukeneye nk'umukiza wanjye. Menye ko ari wowe mukiza, niwe wabasha kunkiza iki gihano gikwiranye n'ibyaha byanjye. So hasigaye ugasenga ubisaba Imana. Reka dufata akaruhuko gatoya kugira ngo ubone uwo mwanya wo gusenga ubisaba Imana, kubera ko ibikurikiraho by'inyigisho nta kintu byaba bivuze ubaye utari umwe muri bene data, kubera ko Petero ari kubwira bene data. So reka rero dufata ako kanya, hanyuma usenge usaba Imana ko wa mwene data. Niba kandi nawe waramaze kwizera, ukoresha iminota, ukoresha amasegonda kugira ngo uzamure ishimwe mu mutima wawe, kuko Imana yaguhaye kuba umwe muri bene data. Urakoze cyane niba nawe umaze gufata icyo cyemezo ukemera guhinduka umwe muri bene data.
Imana iguhe umugisha rwose, bizatunezeza kumenya amakuru yawe. Watwandikira muri comment ukatubwira ko wafashe icyemezo nawe cyo guhinduka umwe muri bene data. Reka noneho dukomeze n'inyigisho, turebe n'ibiki noneho Petero ari kubwira aba bene data. Turacyari mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 16. Biravuga ngo, bagabo bene data, ibyanditswe byari bikwiriye gusohora iby'Umwuka Wera yahanuriye mu kanwa ka Dawidi kuri Yuda wayoboye abafashe Yesu, kuko yari yarabazwe muri twe agahabwa umugabane w'uyu murimo. Ndagira ngo ubanze wibuke, uribuka amarangamutima abantu bafite kuri Yuda. Yagambaniye umwami wabo, yagambaniye umukiza wabo. None Petero ateruye amagambo ngo ibyanditswe byari bikwiye gusohora, arangije ngo kuri Yuda. Bisa naho Petero ari gufata uyu muntu witwa Yuda na bya bindi byose yakoze, nawe utekerezaho ukumva amarangamutima arazamutse, hanyuma agafata uyu muntu akamuhuza n'ibyanditswe, akamurebera mu byanditswe. Mbere yuko dukomeza, iki kintu ni ngombwa kugitekerezaho, kubera ko kimwe mu bintu bitubuza kureba ibyanditswe, kimwe mu bintu bitubuza kujya mu byanditswe, ni amarangamutima tuba dufitiye ibintu. Ariko Petero ntabwo ari icyo akoze ngo aterura amagambo ati, bagabo bene data, ibyanditswe byari bikwiye gusohora ibyo Mwuka Wera yahanuriye mu kanwa ka Dawidi kuri Yuda wayoboye abafashe Yesu. Iki kintu wacyumva neza urebye byari biri kuba muri icyo gihe. Umurongo wa 18 ngo, kandi uwo muntu amaze kugura isambu ku byo yahaweho igihembo cyo gukiranirwa kwe, agwa yubamye araturika, amara ye yose arataraka. Bimenyekana mu batuye Yerusalemu bose, nicyo cyatumye iyo sambu mu rurimi rwabo bayita Akerudama, risobanurwa ngo isambu y'amaraso. Akantu nshaka kureba cyane n'umurongo wa 19 ngo bimenyekana mu batuye Yerusalemu bose. Ni ukuvuga ngo inkuru zari zasakaye Yerusalemu zari ukuntu uyu Yuda wa wundi wagambaniye Yesu, ushatse wavuga ngo yabonye ibikwiranye n'ibyo yakoze. Abantu bari barasakaje izo nkuru z'ukuntu ngo yaguze isambu cyangwa kwiyahura n'ibiki. Urebye nk'iyo usomye iyi mirongo ubona bisa n'ibintu birimo gukabya, ukuntu abantu bagiye babipfundikanya bakabya. Kuko iyo usomye mu bitabo by'ubutumwa bwiza ubona ukuntu ngo amaze kubona icyo yakoze, afata bya bice by'ifeza bamuhaye abisubiza mu rusengero, banga kubyakira, arabibajugunyira. Abibajugunyiye ngo we aragenda ajya kwimanika. Hanyuma abo mu rusengero nibo bafashe bya bice by'ifeza bajya kubigura isambu, bahindura isambu yo gushyinguramo. Cyabaye ni iki? Birumvikana uyu muntu wimanitse igihe cyarageze, ntabwo yahaheze, nyine igihe cyarageze aragwa arasandara, wenda nk'uko ikice kibivuga. Ariko ikiri kuba ni iki? Iyi ni inkuru yasakaye, ni inkuru abantu bashyizeho umutima. Imitima y'abantu iri kuri iyi nkuru, mbese bari kuvuga ngo hora yumve. Ariko ntabwo ibyo ari byo byatwaye umutima wa Petero. Petero agarura imitima y'itorero akababwira ngo, bagabo bene data, akajya mu byanditswe. So iki kintu rero Petero ari gukora ni cya kintu nababwiye ngo turaza kureba ibintu bibiri byaranze itorero muri iki gihe cyo gutegereza. Nubwo ari igihe cy'amarangamutima aremereye, ariko itorero ryakoze ikintu cy'ingenzi. Bakuye amaso yabo ku biri kuba, ku nkuru zasakaye. Amaso yabo bayakura kuri izi nkuru zasakaye, nubwo nabo zibareba, nubwo zikora no ku marangamutima yabo, bazikuraho amaso, maze amaso yabo baherekeza mu byanditswe byera.
bajya kureba ni iki byanditswe bivuga kuri ibi biri kuba, birengagije izi nkuru zasakaye zuzuye ahantu hose, bo bajya mu byanditswe. Hanyuma umva ikintu bakuye mu byanditswe. Mu 20 ngo ndetse byanditswe mu gitabo cya Zaburi ngo iwe hasigara ubusa kandi he kugira undi uhaba, kandi ngo ubusonga bwe bugabana undi. Urabona ko barimo barabona amakuru y'igikurikiyeho, aho kugira ngo bagume mu gukomeza gutekereza ku byabaye no kubyuza no kubyibazaho no kubiganira no kubikabiriza. Iyo abantu bagiye mu byanditswe, iyo batinze ku kureba iki byanditswe bivuga ku byabaye, aho gutinda ku byabaye, bakuramo ibisubizo. Kuko biratubwira ngo bamenya ko handitswe ngo ubusonga bwe bugabane undi. Iki ni ikintu gikomeye, iki ni ikintu cy'ingenzi nshaka kuguteraho umwete, ni ikintu dukwiye kwigira kuri itorero rya mbere. Gutinda ku byabaye bisa no gukomeza kwizengurukaho, ariko iyo wubuye amaso yawe ukayahanga ibyanditswe, ukareba iki byanditswe bivuga ku byabaye, ibyanditswe bikubwira ni iki gikurikiyeho. Kubera ko ni koko Yuda yagiye, iwe hasigaye ubusa, ariko ibyanditswe biramubwira ngo ubusonga bwe bugabane undi. Icyo ni ikintu cya mbere twigira ku itorero rya mbere, by'umwihariko muri iki gihe cyo gutegereza ibyo Data yasezeranije. Ikintu kizagufasha mu rugendo rwawe, ikintu kizagufasha mu gihe utegereje ibisubizo by'amasengesho yawe, ikintu kizagufasha ni ukugira gute? Ni ugukura amaso ku bibazo ufite, kuri ibyo bintu uri gusengera, ukayahanga ibyanditswe, ukareba ni iki byanditswe bivuga kuri ibyo bintu uri gusengera. Nibyo bizaguha inzira ikurikiyeho. Ijambo ry'Imana ryo rizagufasha kumenya ni iki gikurikiraho, nihe ntambwe uri butere ikurikiyeho. Ntabwo ariko batahira gusa ku kumenya icyo ijambo ry'Imana rivuga, kubera ko mu 21 urambwira ngo nuko muri abo twagendanaga iteka ubwo umwami Yesu yari akiri muri twe, uhereye ku kubatiza kwa Yohana ukageza ku munsi Yesu yadukuriwemo azamuwe, bikwiriye kumwe ab'umugabo hamwe natwe wo guhamya kuzuka kwe. Ntabwo babyumvishe gusa, ahubwo bafashe n'icyemezo cy'uko ibi byanditswe bari bubishyire mu bikorwa mu buzima bwabo. Baravuga ngo ubwo ubusonga bwe bukwiye kugabana undi, tugomba kureba mu bari kumwe natwe hakabonekamo umugabo wo guhamya ibyo kuzuka kwe. Ntabwo ari ukubyumva gusa, ntabwo ari ukubimenya gusa mu mutwe ngo namenye ko ibyanditswe bivuga iki ngiki. Oya, ahubwo bigomba kumanuka ukareba ni gute ibi bintu wabishyira mu bikorwa, ukabihuza n'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Kuko hano Petero arabihuza, arafata bya byanditswe akabihuza n'ubuzima bwabo. Dutegereje kuba abahamya, nitwe bagabo bo guhamya, ariko hari umwe muri twe uri kubura. Ubusonga bwe bukwiye kugabana undi, ariko se turafata uwo tubonye? Petero agahita ahuza ibyo yasomye n'ubuzima bwabo, akavuga ngo umuntu ubasha kugabana ubusonga bwa Yuda ni umuntu wabanye nabo kuva ku kubatiza kwa Yohana kugeza ku munsi umwami Yesu yabakuriwemo azamuwe mu ijuru. Hanyuma bagafata umwanzuro, ibi bintu noneho bagatangira kubishyira mu bikorwa. Bamaze kubihuza n'ubuzima bwabo, noneho bagiye kubishyira mu bikorwa. Mu 23 ngo bahitamo babiri, umwe ni Yosefu witwaga Barisaba, uwo bahimbye Yusito, undi ni Matiyasi. Bamaze kubatoranya ngo barasenga bati, mwami umenya imitima y'abantu bose, werekana uwo utoranije muri aba bombi. Ab'intumwa ahabwa uyu murimo Yuda yataye akajya. Barabafindira, ubufindo bufata Matiyasi, nuko abaranwa n'intumwa 11. Ngira ngo noneho uri kubona ikiri kuba.
ibyanditswe babisobanukiwe, babihuje n'ubuzima bwabo, noneho bagiye kubishyira mu bikorwa. Mu kubishyira mu bikorwa hari ibintu bitatu bakoze ngira ngo dutindeho. Icya mbere ngo bahitamo babiri. Iki kintu cyo guhitamo babiri gishatse kuvuga iki? Barebye abantu bahuje n'iki byanditswe biri kuvuga. Kubera iki? Ntabwo bahisemo ababonetse bose, bemereye ibyanditswe bibagenera ibyo kugenderaho. Nshuti yanjye, niba nawe ushaka kubaho ubuzima bushyira mu bikorwa ibyanditswe, mu gihe cyawe cyo gutegereza, gushyira mu bikorwa ibyanditswe bigusaba kwemera ibyanditswe bikakugenera ibyo ugenderaho, bikakugenera uko ukora amahitamo yawe ya buri munsi. Kuko abavandimwe mu bantu batubwiye ngo umurongo wa 15 ngo umubare w'abantu bose bari bahateraniye bari nk'ijana20, utoranya uta abantu babiri mu 120. Ariko ibyanditswe byabahaye icyo kugenderaho. Barashaka umuntu ugabana ubusonga bwa Yuda. Mu yandi magambo, barashaka umuntu wabanye nabo ushobora guhagarara mu mwanya wa Yuda agahamya ibyo kuzuka kwa Yesu. Ariko ni ibyanditswe byababwiye ibi bintu. Nawe niba ushaka kubaho ubuzima bwumvira Imana, ukeneye kwitoza kwemerera ibyanditswe bikakugenera ibyo ugenderaho, bikaguha uburyo bwo guhitamo. Ariko ntabwo bahitamo gusa. Iyo bamaze guhitamo birangira basigaranye abantu babiri. Ngo bahitamo babiri, umwe ni Yosefu, undi ni Matiyasi. Kabaza ngo noneho barabigira bate? Ko bakurikije ibyanditswe bakaba bafite abantu babiri. Bibiliya itubwira icyo bakoze, ngo barasenga. Iyo umaze gukora icyo ibyanditswe bivuga, ntabwo ari garanti y'uko utazagera ahantu ngo ube stuck. Hari igihe uzagera ukayoberwa igikurikiyeho. Ariko Imana ishimwe ko yaduhaye uburyo bwo gusenga. Gusenga nicyo bibereyeho. Iyo duhagaze mu byanditswe biduha igikurikiyeho. Iyo dukora ibyo ibyanditswe bivuga, tukagera ahantu tukananirwa, tukabura inzira, tukananirwa gukomeza, icyo nicyo gihe cyiza cyo gusenga. Kuko ibyo gusengera turabizi noneho. Ngo barasenga. Hanyuma bamaze gusenga, umurongo wa 26, ntabwo bagumye mu gusenga gusa. Bafata icyemezo ngo barabafindira. Abantu benshi basoma umurongo biherera muri iki ngiki ngo barabafindira. Ubwo so ubufindo ni biki, bigenda gute? Ntabwo iki gice kitubisobanurira ubufindo bakoresheje ubwo aribwo. Cyakoze hari ikintu kimwe tuzi neza ku bijyanye n'ubufindo cyangwa se no gutomboza. Aha ni ijambo dusoma mu Migani 16:33. Aho biri tubwira ngo abantu batera inzuzi, ngo ariko uko bigenda kose bigenwa n'Uwiteka. Uwiteka niwe ugena umwanzuro w'ibintu. Gutera inzuzi nta kindi bivuze, ni nk'uko umuntu anaga igiceri hejuru ashaka gutomboza. Ushobora kunaga igiceri hejuru, ariko uruhande kigwaho Imana niyo ifite ubutware bwo kurugena. Iyo rero wizeye ko Imana ari igena byose, biguha imbaraga zo gutera intambwe. Ntabwo uguma aho ngaho gusa ngo ndi kubisengera. Oya, izera Imana, utera intambwe. Birashoboka ko impamvu ukomeza gusengera ibi bintu ukaguma mu kubisengera gusa ntufate icyemezo, nuko ufite ubwoba, cyangwa se nuko utari kwizera Imana. Ahari ntabwo wizeye ko Imana ari igena ikiri buvemo. Ariko humura, izera Imana ni igena ikiri buvemo. Hanyuma ufate icyemezo. Ngo barabafindira, hanyuma ubufindo ngo ufata Matiyasi. Hanyuma bya bintu byavuyemo ahangaha, umwanzuro ngo nuko abaranwa n'intumwa 11. Hari umuntu ushobora kuvuga ngo ibyo bintu ngo bafindiye se ngo ubwo babigenderaho? Bene data babigendeyeho. Byumvikana abantu bagira inkuru nyinshi ngo ubwo ngo se Matiyasi ngo bari bayobowe n'Imana, ngo ko tutamenya amakuru ye, ngo ko nta bindi bintu bikomeye yakoze. Ntabwo intumwa zose ariko twagiye tubona ibyo zakoze. Hari nubwo bakubaza amazina yazo ntuyamenye, ariko ibyo ntabwo bikuraho ko aba bantu mu gihe cyabo cyo gutegereza
bategereje bashyira mu bikorwa cy'ijambo ry'Imana ribabwira. So reka tugane ku musozo w'iyi nyigisho. Twarebaga ibintu bibiri byaranze itorero mu gihe cyo gutegereza. Icya mbere, baranzwe no gukura amaso yabo ku biri kuba, bakayahanga ibyanditswe, bakareba n'iki byanditswe bivuga kuri ibyo biri kuba. Aho niho bakuye umwanzuro w'icyo bakora gikurikiyeho. Niho bakuye igitekerezo cy'uko bakwiye gusimbuza Yuda undi. Ntabwo kandi babifashe nk'ibitekerezo ngo babyumve gusa. Oya, bateye intambwe, ibyo ngibyo ijambo ry'Imana ryababwiye barabikora. Nawe niba ushaka kwihutisha, reka mbyite gutyo, igihe cyawe cyo gutegereza, urabizi hari ukuntu iyo umuntu ategereje bisa naho igihe cyahagaze. Utegereza umuntu iminota 15 ukajya wumva muri wowe hashize nk'isaha yose. Ariko ibintu byagufasha kwihutisha icyo gihe cyawe cyo gutegereza kugira ngo nyiri iminota 15 ibe 15, ni ugukura amaso ku byakubaye. Ibyo bintu bituma uri mu masengesho uri gusaba Imana ngo igire icyo ikora, ukwiye kubikuraho amaso ukayahanga ijambo ry'Imana, ukabaza ngo ni iki ijambo ry'Imana rivuga kuri iki kintu ndimo gushaka, kuri iki kintu ndimo gusengera. Kuko aho ngaho niho uzakura igisubizo, niho uzakura nihe ntambwe ikurikiyeho, nicyo ukwiye gukora kikwegereza bya bindi utegereje ku Mana. Kubera ko uyu muntu batoranije ngo ni umuntu wo guhamya hamwe nabo, ni umugabo wo guhamya hamwe nabo. Uribuka ikintu bategereje? Ngo bategereje guhabwa imbaraga z'Umwuka Wera, za zindi Yesu yababwiye ngo muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya. Mu yandi magambo, aho bantu barimo baregera cya kindi bategereje. Mu gutoranya umuntu, umugabo wo guhamya hamwe nabo, barimo bararushaho gusingira cya kindi bategereje. Nawe rero niba ushaka gusingira bya bindi utegereje ku Mana, ntabwo nzi ibyo ari byo, ariko inzira imwe yo kubisingira ni ugukura amaso ku biri kuba, ukayahanga ibyanditswe byera, ukareba n'iki ijambo ry'Imana rivuga kuri ibyo ngibyo. Hanyuma ntube nka ba bandi Yakobo yavuze ngo bari kumva bishuka. Ugakora iki ijambo ry'Imana rikubwiye. Wowe rwose ukora iki ijambo ry'Imana rikubwiye, ugishyire mu bikorwa. Nicyo bene data bakoze, ngo bahitamo babiri, barangije kubahitamo barasenga, babona ikintu cyo gusengera, babona impamvu yo gusenga, ngo barasenga. Barangije gusenga bizera Imana, bafata icyemezo. Nawe nta kindi ukwiye gukora, kurikiza icyo ijambo ry'Imana rivuga, ukore amahitamo ajyanye n'uko ijambo ry'Imana rikubwira. Hanyuma aho ugera ukumva ntibyumvikana cyangwa se bigize gute, usenge. Hanyuma numara gusenga wizere Imana, ufata icyemezo. Kubera ko ngo abantu batera inzuzi, ngo ariko uko byagenda kose bigenwa n'Uwiteka. Wakoze cyane. Rwose ntibibagirwe kutubwira muri komenti niba inyigisho yagufashije, cyangwa se niba hari icyo utumvishe neza. Rwose ibibazo byanyu ni karibu, ucyandike tuzagiheraho ubutaha. Imana iguhe umugisha cyane, naho ubutaha.